Vraiment ndashima Imana mu by'ukuri uyu munsi, kandi mu by'ukuri njyewe mu buzima hari ibintu bijya binshimisha kubaho. Iyo ntangiye umwaka nkabona ukwezi kwa mbere kurarangiye, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa cumi, nkabona ntangiye Noheli, ndiye Noheli ndi kumwe n'umukecuru wanjye. Biri mu bintu binyubaka, kuko ku buzima bw'umuntu hari ikintu cya mbere nta kibazo, surprise igibaho. Mama Neri, surprise igibaho. Njyewe iki kintu nkirwaye iminsi, kuko hari ikintu nagize, hari ikintu natekereje. Ni ukuvuga ngo kuri Noheli ishize iki kintu naragitekereje, maze kugitekereza ndakibura. Ariko ikintu kinshimishije ni uko uyu munsi surprise yanjye napanze nyishyize mu bikorwa. Mama umeze gute? neza. Urashima Imana? Mama Neri biteze? Gusa munambaye neza, munambaye neza cyane. Ni ibintu binshimishije kuba mu by'ukuri Noheli twahiriye amahoro kandi turi bazima, haba ku muryango. Nasuye papa niwe na mama niwe, nsanga mama niwe we ibiryo atigeze ateka muri Afurika. Yateruye ibyo muri Afurika, yemwe n'ibyo yahahiye yaramba, n'ikageyo no mu rukomo na bya bisheke by'igihenge byose yari yarunze ku meza iwe, hari hameze neza cyane. Noneho ndongera njya gusura, nkora surprise, njya kwa Patrick nawe nsanga iyi Noheli, mu by'ukuri iyi Noheli yabaye surprise kuri buri wese. Sinzi niba ari iyi corona yatumye abantu muri bo bakanguka, utarapfuye akavuga ati ngomba gukora mwe zose iyi Noheli, nanjye nkakora surprise ngashima Imana, n'ibyo Imana yampaye byose nkishimana nabyo. Ngeze kwa Patrick bwa mbere ubu Patrick twari twicaranye dusangira, kubera ko akenshi nagiragaho ngasanga imirimo nawe yamubanye myinshi, dore ko yari afite akazi yakoraga amanywa nijoro, kumubona nawe bikangora. Ariko nawe ngezeyo nawe biranshimisha cyane. Ariko uyu munsi ho wa mbere akarusho kuba ndi kumwe na mukecuru. Sinzi mukecuru wowe mu by'ukuri kubera corona, nzi ko ubushize warwaye grippe no gusenga byari byakunaniye pe, ufite ubwoba ndakujyana. Ariko ni corona ishobora kuza, abantu bakabigira ibintu biremereye, abantu bakabigira ibintu bidasanzwe, ariko nanone akaba ari uburwayi budakanganye. Nkurikije indwara wagiye ubona muri Congo, abantu bagiye barwara amarozi, abantu bakarwara za mugiga, abantu bakarwara za korera. Mu by'ukuri indembe y'umuntu warwaye korera n'indembe yarwaye corona inzi ko zitandukanye mama. Rero ndazi neza ko ibyo byose byari ibintu bikomeye cyagiye, ariko uyu munsi tubonye itambuka, nubwo itararenga ibintu bigikomeye. Ndumva no muri Afurika ibintu bigifite imbaraga, kuko ubu ngubu ndazi neza ko n'abitabiraga Noheli uyu munsi hari abatagiyeyo, n'abagiyeyo hagiyeyo imbarwa. Ariko uyu munsi Imana yaduhaye, mu by'ukuri Imana ishimwe. Rero sinzi wowe ukuntu iyi Noheli wayibonye muri wowe, sinzi ukuntu wayakiriye, wansangizaho gatoya kabisa. Iyi Noheli yari imeze ute? Iyi Noheli nta kibazo, ni ugushima Imana kuko yaraturinze, nubwo habayemo ibibazo byinshi.
ibyo ni iby'umwanzi ariko Imana yaraturwaniriye tugejeje kuri iyi tariki. Hari benshi batambutse ariko Yesu yaraturinze. Rero ntabwo twabura gushima Imana ku byo yakoze n'ibindi iteganya kudukorera, kuko nubwo Satani ari umurwanyi ariko si umuneshi. Turabizi ko dufite Imana ujye turwanirira ibyo tuzi, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Rero mu by'ukuri Imana yarakoze kuturinda twese, nta kitakoze, n'ibindi byose izakomeza ubikore kuko yo ni Imana. Ntabwo igikora nk'abantu kandi nta nubwo igireba nk'abantu. Sawa, Imana ishimwe, kandi nawe tugushimiye surprise wadukoreye. Imana iguha umugisha. sawa, murakoze. Mu by'ukuri ni ibintu biba bidasanzwe kuko ni benshi baba baratambutse kandi ni byinshi umuntu aba yifuza ntabigereho kubera ubuzima. Umubiri twambaye ni akarabo gatoha, ejo kakuma, kamara kuma kagahunguka hakamera ibindi. Bivuga ngo umuntu arapfa ejo hakavuka abandi. Ariko sinzi ku bantu wenda badukurikiye cyangwa se abantu bazakurikira iki kiganiro cyacu, mu by'ukuri ndazi ko uri umukecuru abantu bakunda, uri umukecuru ndazi. Njyewe nkubona nasanze uri umuntu abantu bakunda, batangira ubuhamya kenshi, haba ku rusengero, haba ku buzima busanzwe. Sinzi ku gihe umaze hano muri Amerika uvuye muri Afurika, sinzi niba nibura hari akantu gatoya kaba karabaye connecte nawe ku bantu wasize hariya kuri uriya musozi wo muri Gihembe, kuko wasabanaga na benshi, wasuraga benshi, wasurwaga na benshi. Sinzi ko uyu munsi hari ukuntu uba connecte nabo mukaganira, wenda mukongera mukibukiranya ibintu bya kera, mukibukiranya ubuzima bwa kera bwahashize. Sinzi icyo kintu niba wenda kijya kibaho, kuko ndazi niba wari ufite abantu benshi uyu munsi, nuko nzi ko abenshi n'ubundi bakikurira, nangwa nawe ukabatekerezaho. Ni benshi kandi ni benshi tujya dusabana nyine tukongera tukibukiranya. Ni na benshi njya nibuka nubwo tutavugana ariko nkabibuka twakoranye umurimo w'Imana. Rero ni byinshi bitatuma umuntu apfa kwibagirwa abantu basigaye hariya, kuko twagiranye ibihe byiza cyane bidasanzwe. Ariko gusa byose ni ugushima Imana kuko ariyo yabiteguye, yaratuzanye nabo basigara hariya. Ni umugambi w'Imana, kandi nabo nigira neza nabo bazaza tujye twongera tubonane nabo, kuko Imana yo ni inyangamugayo. Murakoze. Reka hari akantu gato nagira ngo wenda dusozerezeho igihe ntarabaza n'ubundi abeza mwisi neza nawe twumve ko hari icyo tubwiraho. Sinzi ku bantu b'inshuti zawe, ndazi ko ufite umuryango munini Uganda, niba nibeshye ababyeyi bawe ndazi ko bari mu Uganda. Sinzi uyu mwaka nangwa se kuri Noheli ikintu wababwira kugira ngo nabo biyumve ko muri kumwe, tugasozanya njye nawe. Sigaye nkabaza umukobwa wacu. Murakoze. Hariya twasizeyo imiryango myinshi, hari abari mu Buganda, hari abari mu Rwanda, hari abari mu nkambi ya Kiziba n'Ingarama, hari n'abandi bari Ibyumba. Bose twakoranye umurimo w'Imana. Mu by'ukuri tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, bazawurye ntukabarye, uzababere umwaka w'amata n'ubuki, kandi uzababere umwaka w'umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ndanezerewe kuba waduha akanya ko kuganira, kuko ni abakecuru benshi kubwira umukecuru ngo yicare kuri kamera muganire,
ugira ibyo umubaza gusubize, ntibiba byoroshye, ariko nanone ibyo byari ibya kera. Ubu ngubu tugomba kujya tugendana nyine, iyo ibintu bije bikaza birutanwa, nawe ubigendamo uko bije tu, kuko niko ubuzima bwubakwa. Rero reka dusuhuze Aweza mwise neza, nanga se Aweza Parfait. Aweza bite? Umeze neza? Noheli nziza n'umwaka mushya muye. Ariko ndazi neza ko mu by'ukuri nubwo wenda tujye kuganira, ariko hari n'abantu batari baguherutse, hari abakwibagiwe ushobora kwibwira kugira ngo nyine bongere bamenye uwo bavugana nawe uwo ari we. Asigaye turakomeza. Murakoze. Nitwa Aweza Madamu Pacifique, umudamu w'abana babiri, Yesu aduhane umugisha. Murakoze. Aweza, ndagira ngo mubaze akantu gato. Ese ku buzima bwawe uri mu Rwanda, uyu munsi uri muri Amerika, mu nzozi wari ufite inzozi zo kuba wagera hano muri Amerika? Urakoze. Ubundi muri future y'umuntu, ku buzima bwe, wowe wari uri mu Rwanda, uri no mu myaka myiza, uri umwana wavuye uri kwiga, ndazi ko wari urenze primaire ugeze segonderi, ariko iyo umuntu yageze muri segonderi burya aba yakuze, aba afite n'izindi ntekerezo zagutse ziri mu mutwe we. We watekerezaga ko muri iki gihe, kuko ndibuka muri iyo minsi nangwa se muri iriya myaka hari igihe bavugaga vision 2020, ariko vision 2020 tukumva ko hari ikintu kizaza kidasanzwe. Wowe muri iyo myaka nk'umuntu wari uri mu ishuri wiga uvuga ko uzabona diplome, nyuma diplome nkakomeza kaminuza, wowe wumvaga ko icyo gihe muri uyu mwaka wumvaga ko uzaba ugeze ku kinamba se uzaba warabaye? Ubundi mu mwaka wa 2020, gerageza uzamure kuri 2020 abantu bose nari ubwo Yesu azaza. Icyo kibazo abantu bose mu myaka ya kera, mu myaka nako mu mwaka washize muri uriya mwaka wa 2000, mu mwaka wa 2000 abantu baravugaga ngo Yesu azaza. Ndibuka njyewe uwo mwaka wuzuye ndi Gisenyi, noneho uje ndi Gisenyi na perezida Mzee Paul Kagame yari agiye sinzi yari buzi Gisenyi uwo munsi. Noneho iyo imodoka bimuherekeza n'ibizi imbere ziza zitegura mu nzira, ziza zihogera. Ndibuka bari mu mago, bamwe barirutse, abandi bajya hirya no hino, ngo noneho ngo ya mpanda ya Yesu bavuze ngo ngiyo gwiraje ngo iturutse muri Nyakiriba. Ko ibyo imodoka byazaga bihogera, icyo gihe abantu barikanga. Mu by'ukuri nubwo uvuze ngo wari uzi ko Yesu azaza, abenshi nabicyo gihe uriya mwaka nawe uza waje, abenshi biyirije, abandi baraye mu nsengero, abandi baraye muri stade ngo Yesu araje. Ubukanga abantu, yego none nawo wenda niko watekerezaga. None mu by'ukuri bijyanye n'izo ntekerezo, wari warawiteguye ute? Ese wari wariyirije nk'ab'icyo gihe? Ese uwo mwaka uwitegura, wari uwiteguye mu buhe buryo? Yesu wari umwiteguye ute? Mbese nk'umuntu wari witeguye Yesu wari buze muri uyu mwaka, nangwa se kuri iyi tariki ya 25, nduzi ko nyine turi muri Noheli, kandi nicyo gihe nacyo gitegura umwaka. Wari uwiteguye ute? Numva ko nari nzi ko aribwo Yesu azaza, ko bavuga ko aribwo isi izarangira, bakabyumva n'abantu nyine kumva ko ari ubwo. Numva habayemo kwitegura, umuntu akajya yumva nyine ko aribwo bizaba birangiye. Ariko nyuma y'ibyo twagiye tugera kuri byinshi, iterambere rikiyongera, twungukamo byinshi, tugeze kuri uyu munsi wa Noheli ari amahoro. Murakoze. None se uje ari amahoro, byo birumvikana. Sinzi rero uyu mwaka icyo uteganya kuzakoramo, nangwa se uyu mwaka
muri wowe ikintu wumva wakubera cyo, kuko uyu mwaka utangira ni byinshi dusaba Imana. Rero hagati y'aho ngaho sinzi icyo wumva muri wowe uyu mwaka uzawukuramo, sinzi urabitekereza ute? Urabona ari iki kigo kiri imbere yawe ukumva ugomba gusingiza ibiganza byawe ukagifatiriza? nteganya byinshi kandi bifashijwemo n'Imana bizakunda, ni byinshi cyane. Murakoze cyane, Imana ishimwe, kandi murakoze kuduhereza akanya keza ko kuganira. Imana ibahe umugisha, kandi sinasoza ntabifurije umwaka w'ishya n'ihirwe. Imana izabiteho ibagirire neza, kandi uyu mwaka uzabera umwaka w'umugisha. Izaze kwifuza kwanyu, izabarinde no gusinzirira ku nzira, kuko iyi mihanda bisaba kureba cyane, mukaba amaso, mukareka gutura imitwe ku mavara y'imodoka, kuko no gusinzira muri uno mwaka bya bibazo n'ubundi ni bya bindi tujya tuvuga. Rero muzabe maso, kandi Imana izabagenda imbere n'inyuma. Bye bye. Twasoza tuvuga ngo Merry Christmas, Happy New Year. Murakoze cyane.